Nashoje mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu atwishimire, Mwami Yesu atugire neza. Tugize ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Imana itugiriye ubuntu budasanzwe bwo kubona tubasha kubyuka turi bazima, dushima izina ryayo. Imana yacu yabwa icyubahiro kandi ishyirwa hejuru. Twongeye kugaruka n'ubundi muri uyu mwanya wo gufata akanya ko gusengera umunsi wacu, kuganira ku ijambo rigufiya kugira ngo tubashe kunoza uyu munsi wacu no kuwutegura neza uko bikwiriye, ko twasanze ko icya mbere mbere ya byose ari ukubanza kwishyira mu maboko y'Imana, ubundi Imana ikaduha ibidukwiriye. Tugiye gutangira kureba ku nyigisho yo kuvuga gukorera Imana, ariko umuntu yamamaza inkuru ya Yesu, yamamaza ubutumwa bwiza. Ni ryo vugabutumwa rero, cyangwa se gospel. Kuvuga Yesu, kuvuga ibya Yesu, kuvuga imirimo ya Yesu, kuvuga imirimo y'Imana, gukorera Imana, ariko tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga dukoresha ivugabutumwa. Mwami Yesu ashimwe cyane. Maze iminsi tuvuga gukorera Imana ariko mu buryo bwo gusenga. Bavuze ibintu byinshi, ariko uyu munsi wa none turareba uburyo twatangira none kubwira abantu uburyo bwo gukorera Imana, ariko tuvuga ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko ubutumwa bwiza ntabwo ari ubw'abantu, ntabwo ari ubw'abavugabutumwa cyangwa se abashumba, cyangwa se ubutumwa bwiza ni ubw'umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi ubutumwa bwiza ntabwo bukorerwa mu rusengero gusa, bukorerwa ahantu aho ari hose. Tuzabireba neza, tuzakomeza kugenda tubireba, tubiganiraho, kandi Imana izajya ibidufashirizamo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye cyane kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana ishobora byose. Uri Imana nkuru yo kwizerwa, uri inshuti idahemuka. Mana, uri Uwiteka, niryo zina ryawe cyubahiro cyawe. Ntabwo uzagira umwana w'umuntu kizahora ari cyawe iteka ryose. Kaza gushimira imirimo yawe n'ibitangaza byawe udahwema kutugirira. Tugushimire Nyagasani Imana kutubyukije turi bazima, dushima izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe. Umugisha udasanzwe Nyagasani Imana Data wa twese uri mu ijuru, kuba dukangutse dushima izina ryawe. Hari benshi batakiriho, hari benshi batakibukwa, ariko twebwe kuba tukibukwa, kuba Nyagasani Imana tubasha kwatura akanwa kawe kacu tukagushimira, ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, tubifata nk'umuntu watugiriye. Kandi kuko niko biri Papa, ni ubuntu watugiriye, ni imbabazi watugiriye. Si uko turusha abantu ubwenge, si uko turusha abandi imbaraga, ahubwo ni uko Nyagasani Imana hari icyo ugambiriye kuri twebwe. Burya iyo umuntu akiri muzima aba agifite icyo gukora, aba agifite misiyo kuri iyi si, ariko iyo umuntu atakiri mu mubiri nta misiyo aba agifite, ibyo biba byarangiye. Turagushimira Nyagasani Imana, twebwe ko tugifite ibyo gukora muri iyi si, niyo mpamvu tukiriho. Ntabwo ari gupfa kugira gusa, gupfa kubaho gutyo, oya, ntibikabe, ntituzapfe kubaho gutyo, ahubwo tuzabeho kubera impamvu yawe kandi nziza. Tuzabeho kubera misiyo yawe, kandi iyo misiyo yawe tuzabashe kuyuzuza. Nicyo twifuza, nicyo dusaba. Abantu bose uyu munsi wa none bagire neza, bitewe cyane Nyagasani Imana, indwara uzikize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ababaye Nyagasani Imana babohore mu izina rya Yesu Kristo. Abafite agahinda Nyagasani Imana ukabakize. Kuri iyi migozi Nyagasani Imana Data wa twese uri mu ijuru, abantu bakiboshwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza Papa, uganze kandi utegeke. Uri Imana nyamana kandi uri Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none turareba agaciro k'inkuru nziza. Turareba agaciro k'inkuru nziza. Inkuru nziza ifite akahe gaciro, cyangwa se inkuru nziza ni iki? Byose nibyo tugiye kureba. Turasoma Matayo, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nako tugiye kubanza kureba uyu munsi Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Agaciro k'inkuru nziza, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Umwami Yesu ashimwe cyane, kandi Umwami Yesu ahabwe icyubahiro.
Haleluya, haleluya. Turasoma igice cya mbere y'umurongo wa 16 haravuga ngo iki? Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, ko ari imbaraga y'Imana hesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana hesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Mwami Yesu nashimwe cyane. Aya ni amagambo Pawulo yavuze yandikira ab'i Roma, avuga ko ari ngombwa kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo bikojeje isoni. Bene data rero, ubutumwa bwiza ni inshingano y'umuntu wese, ni inshingano y'umukristo wese. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu abe yarize teoloji kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu agomba kuba yarimitswe nk'umushumba kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu aba yarasigiwe kubwiriza. Oya, ubutumwa bwiza ni ukuvuga ko Yesu ari umwami. Haleluya. Kandi uvuga ko Yesu ari umwami bituma abantu bakizwa. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ko Yesu ari umwami, ukabihamya n'akanwa kawe, ukabihamiriza imbere y'abantu benshi, abakomeye n'aboroheje, bavuga ko Yesu ari umwami, uvuga ko Yesu akiza, n'imbaraga zikomeye cyane, kandi bihesha umugisha udasanzwe. Haleluya, haleluya. Ni amagambo dukwiriye kwatura. Haleluya. Dukwiriye kwatura ko Yesu agira neza, dukwiriye kwatura ko Yesu ari mwiza, dukwiriye kwatura ko Yesu yakugiriye neza uko waba uri kose. Ntabwo ari ngombwa ko waba warize teoloji, ntabwo ari ngombwa ko waba warize Bibiliya. Oya, ni byiza kuba wasoma Bibiliya kugira ngo ugire icyo ubwira abantu, ariko n'abatazi gusoma bavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bavuga ubutumwa bwiza, guhamya ko Yesu ari umwami gusa, guhamya ko Yesu yakuzuye, guhamya ko Yesu yakuvanye kure, guhamya ko Yesu yagukijije alonkaskelemenesha, ugahamya ko Yesu yakuvanye mu bubata bwa Satani. Iyo ni ivugabutumwa. Haleluya. Ibyo ni ibintu twese tugomba gukora, kandi tugomba kubikora aho turi hose. Guhamya ko Yesu ari umwami aho uri hose, mu kazi ukora ubihamye. Imana ishimwe cyane. Mu kazi ukora ugaragaze kugira neza kw'Imana, uvuge ko Yesu ari umwami. Haleluya. Bwiriza abanyamahanga batazi Yesu, babwire ko Yesu agira neza, babwire ko Yesu abohora, babwire ko Yesu avana abantu kure, babwire ko Yesu akiza. Haleluya. Babwire imbaraga zibohora, nta zindi ni iza Yesu. Vuga Yesu, vuga Yesu, vuga Yesu. Haleluya. Pawulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni. Haleluya. Ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ni ukuvuga ngo abantu bose bo ku isi, amoko yose yo ku isi, ntabwo bakizwa batumvishe. Haleluya. Ntabwo bakizwa batumvishe. Kandi nta kindi kintu bagomba kumva, bagomba kumva agaciro ka Kristo, agaciro k'umukiza. Haleluya. N'imirimo yakoze, imirimo yakoze iratangaje, imirimo yakoze irakomeye cyane, imirimo yakoze niyo kwizerwa. Yakoze imirimo n'ibitangaza abana abantu batabasha kumenya. Ni ibyo ngibyo dukwiriye kuvuga. Sivuga ngo hari impamvu yindi, hari ibindi bintu byo kuvuga, nta bindi bintu byinshi byo kuvuga, nta bindi bintu byinshi byo kuvuga. Never. Haleluya. Ntabyo, nta bihari. Twabikura hehe? Ntago bihari. Haleluya, haleluya. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu za mu isi yacu, ngw'indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi twatumye asacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Shimwa Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye,
kukuvuga ntabwo bidutera isoni papa, kuvuga imbaraga zawe ntabwo biteye isoni. Nta muntu byatera isoni papa, uri umunyembaraga, wakoze imirimo n'ibitangaza abana abantu batabasha gukora. Mubyeyi mwiza wa langasi ya mandola ba, reka wibaheshe nyagasani mana we nk'ibi ngibi, reka nyagasani mana abantu bakwemere, reka abantu bakumenye papa, abantu bagusobanukirwe. Nta kindi kintu cyo kuvuga tufite uretse kuvuga ko uri umwami, uretse kuba ko ushoboye, uretse kuba ko ushoboye byose, uretse gutangaza nyagasani mana data wa twese uri mu ijuru amakuru nyagasani mana y'urukundo rwawe. Urukundo rwawe nyagasani mana rurenze cyane uko tubyibwira nuko tubitekereza. Haleluya, haleluya. Ntawe wabasha kurondora iby'urukundo rwawe, ntawe wabasha kubivuga ngo abirangize. Lemo kalamando skalavi egren mando da skalavi. Haleluya, haleluya. Ariko nyagasani birakwiye ko tubivuga, birakwiye ko tubitangaza. Pawulo we yavuze amagambo meza abongerega ubutumwa bwiza niba nkoze isoni, kuko ari imbaraga Imana ihesha. Haleka santara bagren mandola baya. Avoka wizera wese gukizwa, wizera wese gukizwa, ereka umuyuda ukageza ku mugiriki. Haleluya. Mwene data, birakwiye kuvuga ko Yesu ari umwami, birakwiye kuvuga ko Yesu ari umunyembaraga, birakwiye kuvuga ko Yesu ashobora byose, nta kindi, nta kindi. Lamo kaskere bene shanturavaya. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amagambo menshi. Lomfa kaskere bene shanturavagre. Abandi bajya bakora amagambo yanditse ku byapa, bakagenda gusa bifashe, bagaragaza gusa ko Yesu ari umwami. Lekere bene shanturavagre na mandolavagre. Nutabasha no kuvuga amoka lamando skalavi lemekere bene shanturavaya, wakwandika abantu bakagenda babisoma bakamenya ko bisobanukirwa. Lemokaskere bene shanturavaya. Kinige noneho cyo kuvuga ko Yesu ari umwami, kinige cyo kuvuga ko Yesu ashobora byose, kinige cyo kuvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Haleluya, haleluya. Kandi akaduhesha ubugingo. Lomanga lamando skalavi grene mandolabaya. Ni Imana nyamana, ni Imana kwizerwa, Imana y'urukundo, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Urakoze Yesu Kristo kuri mwiza, urakoze papa ko ushobora byose, urakoze ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, longasi ya mandola bashoboza nyagasani Imana. Longasi kede bene shanturavaya. Abantu bose nyagasani Imana data wa twese, abizera bose nyagasani Imana kuvuga ubutumwa bwiza. Longasi kede bene shanturavaya. Bamye ko Yesu ari umwami, bamye ko Yesu agira neza, bamye ko Yesu yapfuye akazuka. Longasi kede bene, bamye ko Yesu Kristo azamanuka aje gutwara itorero. Lomaskere bene shanturavaya. Ngo n'ubutumwa tugwire guhamya. Alongaskere bene shanturavaya. Ibyo ni ibintu tukwiriye kuvuga, abantu bose bakabimenya bakabyizera. Lokaskere bene shanto. Dusoje ngasari Imana nk'itorero, yewe Yesu mwana w'intama w'Imana, tubashe kuvuga ibyawe, tubashe kuvuga gukomera kwawe, tubashe kuvuga kugira neza kwawe papa. Uri umunyembaraga, uri intwari mu ntambara, ugira neza ngasari Imana data wera. Sengera abantu bose uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari abafite ingendo bari bukore, ugendane nabo papa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana, hari abantu nyagasani Imana data wa twese umuriro, bafite intambara n'ibibazo, bose barengere batabare, bafite imanza nyagasani Imana barengere, bari mu nzimo nyagasani Imana data wa twese umuriro, bitewe nyagasani Imana kandi nyagasani Imana data wa twese umuriro. Ubutabera n'ubwawe Mana, wigaragaze nk'Imana ikomeye. Reka twakire ineza yawe, twakire ubuntu bwawe, twakire imbaraga za nyagasani Imana. Kandi nyagasani Imana umunsi wa none tubane nawe, dufashwe nawe, tuzongere guhura ku munsi w'ejo. Dushima izina ryawe, tubyambaje tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen.